ndabashoboje mu izina rya Yesu. Ndabifuriza amahirwe, ndabifuriza umugisha mwinshi ahantu hose uherereye, ndetse ndagusabira umugisha abantu bose bakunda ibiganiro byacu ndetse badushyigikira umunsi ku wundi. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagura kandi ibahe umugisha mwinshi. Ndabasabira ngo Imana ibahe amahirwe mu byo mukora, mu migambi n'ibyo mutekereza byose. Imana nyir'ingabo ijisho ryayo ribagumeho kandi barebe neza mu izina rya Yesu. Ibarwanire intambara nyinshi z'iburyo ndetse n'ibumoso, ibareberere ndetse ku manywa na nijoro, ukuboko kwayo kube kuri wowe iteka ryose. Reka nanone tuganire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye. Ni amagambo Imana impaye, kandi nuyakurikira ibyo ari byo byose ntabwo uri bubure icyo uri bwibuke mu buzima bwawe, kuko ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryakuremye, ni ijambo rikubeshejeho. Iryo ni ijambo ry'Imana, niryo jambo ridahinduka. Iry'abantu rijya rihinduka, iry'abantu rijya rishira, ariko ijambo Imana ivuze irihagararaho guhera itangira ukageza isi irangiye. Iryo jambo ni ukuri kandi Imana iradukurikirana ibihe bihumbi. Imana rero ibaha umugisha kandi mwinshi. Reka dutangire dusenga Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turagushimiye Imana yacu, kandi twongeye guca bugufi cyane imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimira kuko uduhaye akanya keza ko kuganira ijambo ryawe. Turagushimira kuko abantu bose bazatega amatwi aya magambo. Mwami, turaguhamagaye kugira ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Twebwe turi abantu buntu, umuntu yavuga ibyiwe, ariko ndaguhamagaye kugira ngo Umwuka Wera ature mu buzima bwanjye, akomeze ayobore amagambo yose ava mu kanwa kanjye, abe amagambo y'umumaro, kandi umuntu wese uzayumva azagirirwe neza nawe. Turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro kuko ubyumvise. Duhamagaye kubaho kwawe hano hantu kugira ngo dukomeze dukorere muri presence yawe. Urakoze mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Ntabwo ndi butinde, hari amagambo atari menshi Imana yashyize ku mutima wanjye. Haleluya! Ni amagambo anejeje, ni amagambo arimo afasha. Kuva igihe nayasomeye nubwo atari kinini, ariko buri munsi uko tugenda dusoma ijambo ry'Imana, navuga ko rigenda riduhindura bashya 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 uko umunsi ugenda ugaruka. Rero uyu munsi Imana yampaye ijambo ryo kugira ngo nganire nawe. Ni ijambo rivuga ngo igitambo cyarabonetse. Yesu ashimwe cyane. Igitambo cyarabonetse. Ndashaka ngo twe kuvuga twihuta, ahubwo tuvuge mu magambo asa naho atihuta cyane. Yesu ashimwe, kugira ngo ibyo nshobora kuvuga ubyumve neza. Igitambo cyarabonetse. Yesu ashimwe cyane. Igitambo kibaho habaye iki? Igitambo kibaho kuko hari ikindi kigiye gukura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Uyu munsi rero hari igitambo cyabonetse. Yesu niwe gitambo cyabonetse, kiba igitambo cy'ibyaha byacu. Bivuga ngo twari gupfa tuzize ibyaha n'ibicumuro. Nta kindi gitambo cyari kuzadukuraho ibyaha, nta kindi gitambo cyari kuzadukiza urupfu rw'iteka. Ariko Yesu aremera, aravuga ngo nditanze kugira ngo ngende mbabazwe imibabaro itabarika, ariko kimbura umuntu naremye. Yesu ashimwe cyane. Niwe gitambo rero, kandi ni igitambo kidakuka. Niwe gitambo gihoraho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ku muntu Imana yaremye, Yesu niwe gitambo cyawe. Ntabwo Yesu yaje kubera igitambo inyamaswa, ntabwo yaje gucungura ibiti, ahubwo yaje gucungura abantu yiremeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Mpora mbivuga kandi biranshimisha cyane, kuko iyo muvugaho numva ndushijeho kunezerwa, numva ndushijeho kwishima cyane, kuko niwe gitambo kizima. Haleluya! Gishimwa n'Imana. Yesu ashimwe. Uzabona umuntu akubwira ngo
hari igitambo ushobora gutamba kugira ngo kigire ibyo gikuraho kigire n'ibindi gishyiraho, ariko ndagira ngo ubwire ibyo bitambo bijya bishira, kandi ibyo bitambo nta kintu byakuraho. Yesu niwe gitambo cyabonetse cyonyine. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yesu niwe gitambo cyonyine cyamenye amaraso, ayo maraso acunga ubuzima bwacu, kandi ntibyabaho igihe gito, ahubwo byabaye nk'ibihe by'iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Igihe kimwe Aburahamu, Imana yamuhaye Isaka, kandi murabizi ko yamubyaye mu bihe bigoye, yamubyaye igihe cyo kubyara cyararangiye, yamubyaye afite imyaka 100. Sara yari agejeje imyaka 95. Yesu ashimwe cyane. Uwo mwana ngo baramubyara, ariko ngo Isaka amaze kuvuka, Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo uwo mwana ndamushaka, umujyane ku musozi Moriya, nurangiza umuntambire n'igitambo. Haleluya. Aburahamu ngafata Isaka aramujyana, niwe wari igitambo, niwe wari gusogotwa agashyirwa ku gicaniro. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bivuze iki rero? Mu isezerano rya kera abantu bashakaga ibitambo by'ibyaha byabo. Umuntu yashakaga igitambo akagishyira ku gicaniro, hanyuma umwotsi wazamuka neza, bigasobanurwa ko icyo gitambo cye cyemewe kandi ababariwe ibyaha. Haleluya. Hari n'inyamaswa zashakwaga zigashyirwa ku gicaniro, ariko bigasoza igitambo cyabo kitemewe, bagasubirayo gushaka ibindi bitambo. Barasifiwe. Haleluya. Aburahamu, Imana imutuma Isaka, iramubwira ngo umuzanire umuntambire, hanyuma numara kumutamba ndazana niba Imana iri bwishime kuko imusabye igitambo yashakaga. Aburahamu nawe yumvira Uwiteka. Ntabwo byari byoroshye ko Aburahamu afata umwana we w'imfura, ari nawe wenda bicura atazongera kubyara, ngo afate Isaka ajye kumusogota, ngo amwice amushyire ku gicaniro. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Bivuga ngo igitambo bisaba kwiyica, ni ukwiyica, ni ukwiyica, ni ukwikuraho ikinege wari ufite. Ibyo rero wowe ntiwabishobora, haleluya, ahubwo hari uwaje kubidukorera kuko twe yabonaga tutazabishobora. Ntabwo wari kwiruka ku gitambo ngo uzakibone, haleluya. N'ibyo Imana yari kuzagusaba byari kuzakugora kugira ngo ubone igitambo gicungura ibyaha byawe. Imana ibona ko abantu barushye, Imana ibona ko abantu birukanka inyuma y'inuma, Imana ibona ko abantu birukanka inyuma y'intungura, Imana ibona ko ibitambo by'abantu by'inyamaswa n'amapfizi, ibyo ngibyo bibagoye ndetse bibereye umutwaro, hari n'abatazabibona, kandi ibyaha byabo bikabagumaho by'iteka, kuko umuntu yacungurwaga n'igitambo. Barasifiwe, haleluya. Hanyuma Aburahamu atwara Isaka ku gicaniro, ariko biratubwira ngo akimara ngo gushyira ku gicaniro, ngo arambika inkwi, ngo aracana azirambikaho, ngo ajya gukura icyuma ngo asogote umuhungu we. Yesu ashimwe cyane. Imana iramubwira ngo Aburahamu, ntukoze icyuma kuri uwo muhungu. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo ahubwo uraranganya amaso kuko hari imfizi y'intama. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Ibi byavugaga iki rero? Nuko amaso ya Isaka nk'umuntu ntabwo yari kutubera igitambo, ahubwo Imana ibwira Aburahamu ngo urebe mu gihuru hari imfizi y'intama yafashwe n'amahwa, aba ariyo uza gufata ushyire kuri icyo gicaniro. Haleluya. Iyo mfizi y'intama yahindutse igitambo cya Isaka. Isaka aracungurwa, Isaka acungurwa urupfu, yari agiye gupfa, hanyuma mu cyimbo cye hatanga intama. Kubera ko Imana itafashe ihene ngo abe ariyo isimbura igitambo cya Isaka bamushyire ku gicaniro, kuko Imana itafashe amapfizi y'inka ngo iyo nka abe ariyo Aburahamu afata aze ayishyire ku gicaniro, kuko Imana itafashe inyamaswa zindi ariko igafatwa ari intama. Haleluya. Bivuze ngo ibi byasobanuraga umwana w'intama uzatanga rimwe, akaba ari nawe mucunguzi w'isi, akaba ari nawe mucunguzi ucungura abantu. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu Yesu yerekanye n'imfizi y'intama.
baramasifiwe haleluya kugira ngo acungure isaka mu cyimbo cya isaka hanyuma yesu ahinduke intama narangiza azaze mu isi hanyuma isaka arokoke isaka acungurwe yesu ashimwe cyane yesu ahimbazwe hanyuma isaka imana iramucungura ikoresheje impfizi y'intama isaka arataha aburahamu aramusubira bivuze iki rero bivuze ngo mu minsi y'ababaho wowe imana yaremye nta kindi gitambo wabona kabone naho watanga umwana wabyaye uwo mwana ntiyemerwa kuko siyo wakuraho ibyaha byawe siyo waguha uburame siyo waguha gutunga siyo waguha kugira amahoro uwadutambiwe n'umwe kandi atanga igitambo gihoraho kidukuraho ibintu byose ahubwo twisanisha nawe duhinduka abana b'imana yesu ashimwe cyane iyo dusomye muri petero reka tuhasome petero wa mbere reka munyihanganire naho mpagere petero wa mbere petero wa mbere petero wa mbere haleluya aya magambo ndashaka ngo tuyaganire mu buryo bwimbitse cyane reka duhere ku murongo wa gatatu haravuga ngo imana y'umwami wacu yesu kirisito ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima haleluya tubiheshejwe no kuzuka kwa yesu kirisito tuzabone umurage utabasha kuboneka cyangwa kwandura cyangwa kugajuka ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru mwebwe abarindwa n'imbaraga z'imana kubwo kwizera murindwa agakiza kiteguriwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka nicyo gituma mwishima nubwo mwari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa mubibabarijwe byinshi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare kurusha izahabu igiciro cyinshi yesu ashimwe cyane haleluya yesu ashimwe cyane bibiliya iratubwiye ngo uyu ni pawulo yesu ashimwe cyane n'urwandiko pawulo yandikiye petero kwa petero wa mbere aravuga ngo imana y'umwami wacu yesu kirisito ishimwe kuko yaduhaye agakiza ibitewe n'imbabazi zayo nyinshi yesu ashimwe urukundo rwa yesu nirwo rwonyine rwatumye tuzuka nirwo rwatumye duhabwa ubugingo nirwo rwatumye tuva mu byaha bya kera nirwo rwadukijije igitambo twari kuzatamba rimwe na rimwe ntitunakibone yesu ashimwe nta gitambo twari kuzabona gituma ducungurwa ngo tuve mu byaha uyu munsi duhinduke abana b'imana yesu ashimwe ahubwo yesu niwe wabaye igitambo cyacu ndagira ngo ubwire ngo niwe gitambo kizima gishimwa n'imana yesu yaritanze ku musaraba yaraje arapfa haleluya kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho tuzabane nawe yohana aravuga ngo mbere na mbere harimo jambo kandi ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe bamusifiwe haleluya ngo hanyuma jambo ahinduka umuntu ndagira ngo mbwire ngo hari umuntu waje kugira ngo atubere igitambo cy'iteka umwe wakijije isaka kera bajyaga batubwira ngo utange isaka wawe ngo kugira ngo imana iguhe umugisha ngo nuko utanga isaka ariko ukibaza isaka namugura bamusifiwe ntabwo imfura yawe ari isaka oya yesu ashimwe ntabwo kuba wakwitura konti yawe ngo utange ntabwo ari isaka wowe ugiye gutanga bibiliya bivuga ngo uyu muhungu yagombaga gutanga kuko imana yari yamusabye ariko imana yagira ngo igaragaze ikimenyetso cy'intama uyu mwana w'isekurume w'intama ariwe uzatanga mu cyimbo cya isaka hanyuma aburahamu agumane isaka yesu ashimwe cyane kuko iyo isaka atanga ntabwo aburahamu n'ubu
n'ubundi yari kuzagumana umubabaro w'uko yatanze umwana we, ariko hari Imana ishobora byose yimanye Isaka, kuko Isaka yari umuntu ndetse yari yatangiye no kubaza ngo mbese ko mbona ufite inkwi n'umuriro kandi ukaba ufite n'icyuma, ese umwana ugiye gutamba ari he? bivuga ngo Isaka niyatambwa yari gutambwa mu buryo bw'ikinyoma, kuko atatambwe ayishaka. Bwana asifiwe, haleluya. ariko umwana w'intama ari we Kristo yitanze nta gahato, yitanga nta gitugu, yitanga kubw'urukundo rwinshi, yemera kwikorera ibyaha n'ibicumuro, yemera kwikorera wowe wa kera kugira ngo uhinduke muzima, uhinduwe na Kristo aguhindure nkawe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Isaka rero iyo aza gutanga uyu munsi ntabwo Aburahamu n'ubundi yari kugira umubabaro, kuko nubwo Imana imumusabye akaba amutanze, ariko mu by'ukuri umutima we urabizi ko ari we wenyine yari afite. Yesu ashimwe cyane. ndagira ngo mvugane nawe rero, nta gitambo ushobora kuzabona gicungura ibyo wakoze. uzasanga abantu bamwe bafite uko babyumva n'uko babibyigisha, ariko umuntu azakubwira ngo uzane igitambo baragutambye nawe, hanyuma nurangiza uzane igitambo, icyo gitambo kizagukuraho bagutambye. witange utanze ibintu byinshi gisimbura ubuzima bwawe. ndagira ngo mbwire, nta gitambo kibaho cyasimbura ubuzima bwawe, nta gitambo kibaho, haleluya, ushobora gutanga kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke buzima. nta gitambo kibaho ushobora gutanga kugira ngo ubwawe urokorwe cyangwa ucungurwe ukizwe urupfu. oya, Yesu ashimwe. uwaduhereye igitambo n'umwe, niwe waje ahinduka igitambo kandi akiduhera ubuntu. Bwana asifiwe. ntabwo dutanga ibitambo kugira ngo iminsi yicume. hari abantu njya numva umuntu akakubwira ngo basabye igitambo ngo kugira ngo bazashake, ngo kubera yuko ngo umurozi wangoze ngo yamanzeho amafaranga menshi, ngo none ngomba kuzashaka ayo mafaranga ngo kugira ngo ahinduke aze mu cyimbo cya bya bindi abarozi bantambiyeho. ndagira ngo mbwire, Yesu niwe gitambo kizima, haleluya, niwe wenyine, niwe ubohora uboshye, kabone nabo baba baragutambye. Yesu aho aza aho bagucukuriye, afite ukuboko kwagukurayo kandi akagukiza nta kiguzi utanze. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yesu rero niwe gitambo cyawe. njya kukubwira ngo uhereye nonaha usobanukirwe igitambo gihoraho, usobanukirwe uwo kwitangiye bidafite inyungu, usobanukirwe uwo kwitangiye ntacyo umuhaye, usobanukirwe uwo kwitangiye rwose mu by'ukuri utaranamumenye, usobanukirwe uwagucunguye, haleluya, nta kindi kintu, ahubwo akagucungura kubw'ubuntu, akemera gutanga. erega yari ameze nk'intama, haleluya, kuko intama ntivuga, intama iyo bayisogota ntabwo itaka, na Yesu ntiyigeze ataka, haleluya. yaragucunguye kandi ntiyataka, yarakubise kandi ntiyataka. Bwana asifiwe, haleluya. ntabwo yigeze ataka, ntabwo yigeze yinuba. Yesu ashimwe. umva ukuntu ibintu bitangaje. Yesu bamwikoreye umusaraba, Yesu ashimwe, kandi yari afite ubutware, yari afite n'ububasha bwo kuvuga ngo uyu musaraba munyikoreje aba ari mwe muwikorera kandi bigakunda. Yesu ashimwe cyane. ariko icyatumye Yesu yikorera umusaraba yarangiza agaceceka, byari ukugira ngo uko gucungurwa ukubare nk'aho Yesu yabikoze kubw'urukundo. yashoboraga kukwihakana kandi bigakunda, kuko yari yambaye umubiri. Yesu ashimwe cyane. ndimo ndavugana nawe rero, niwe gitambo kizima cyonyine gishobora gutangwa ku buzima bwawe ukaruhuka by'iteka. niwe gitambo kizima gishobora gutangwa ku buzima bwawe ukabona amahoro y'iteka. niwe gitambo kizima cyatanzwe by'iteka kandi warangiza ukaba muri ayo mahoro. Yesu ashimwe. uyu munsi ufite impagarara, yabwiye ngo hari uwagutangiwe, hari uwagupfiriye. ibi ni byo ndimo gutangaza. Yesu ashimwe cyane. ntabwo Yesu yitaye ku byaha wakoze. ushobora kuba warakoze ibyaha byinshi, upfa kumukimbura umutima wawe. Yesu ashimwe, kuko ari we gitambo kizima gicungura abantu. tubona intama icungura Isaka, iramucungura kugira ngo
igitambo. Yesu ashimwe, haleluya. ubona isaka ahinduka igitambo ariko haboneka intama. ubuzima bwawe twari gupfa, biravuga ngo twari gupfa inkomeko y'ibyaha n'ibindi byaha, ariko turashimira kristo ko ibyari guhinduka ibitambo kuri twe tugapfa mu cyimbo cyabyo yatubereye igitambo cy'iteka. Yesu ashimwe cyane, haleluya. ntabwo uzi intambara urwana, ariko intambara zose ucamo ntuzigere wumva ko hari ikindi gitambo. igitambo ni kristo, haleluya. kandi niwe wenyine wagukiza, niwe wenyine wakubohora, niwe wenyine wagukuraho ingoyi, niwe wenyine wagukura mu byaha, niwe wenyine wakubabarira ibyaha, haleluya. Yesu ashimwe cyane. ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe ko igitambo cyarabonetse kandi cyabonetse by'iteka. turashimira yesu. umuntu kera yakoraga ibyaha yabona igitambo akagishyira ku gicaniro akababarirwa ibyaha, ariko yakongera gukora ibyaha akajya gushaka ikindi gitambo, icyo gitambo akakizana, yakongera gukora ibyaha akongera gushaka igitambo. ariko turashimira kristo, haleluya. niwe gitambo cy'iteka. iyo twongeye gucika intege, bwana asifiwe, tumusubira imbere nk'umubyeyi turamugarukira. yesu ashimwe. bibiliya avuga ngo yasize 99 ajya gushaka imwe yari izimye. ndavugana nawe, ntabwo nzi icyo urimo gucamo, ntabwo nzi inyigisho wigishijwe, ariko nagira ngo mvugane nawe. inyigisho wigishijwe izo ari zo zose, nanjye njya kuvuga ngo igitambo cyarabonetse, kandi igitambo ni kristo, haleluya. yesu ashimwe cyane. igitambo ni kristo, igitambo ni umwana w'intama. niwe wenyine waje mu isi kugira ngo abereho abari mu isi bose. biravuga muri matayo avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, ngo kuko mworoheje mu mutima, ngo kandi umutwaro mwikoreza ntabwo uremereye. yesu aroroheje. iyo tumugarukiye dusanga ateze ibiganza, iyo tumugarukiye dusanga umutima we utwakira, atwakirana ineza, aduhamagarana urukundo, haleluya. niwe gitambo rero cyabonetse. nta kindi gitambo cyasimbura ubugingo bwawe usibye kristo. nta kindi gitambo cyagucungura mu rupfu rw'iteka usibye kristo, haleluya. niwe mbabazi, niwe bugingo, niwe mahoro, niwe byiringiro, niwe kudapfa, niwe bugingo bw'iteka. yesu ashimwe cyane, haleluya. yesu ashimwe cyane. iri jambo riranezeza cyane, haleluya. bwana asifiwe. iri jambo riramfasha cyane, riramfasha cyane, riramfasha cyane, kuko kristo niwe gitambo cyane. yesu ashimwe cyane, haleluya. ibyo wakora byose yesu niwe gitambo cyawe, kandi ndagira ngo ubwire ngo yarabirangije. yesu yarabirangije. yesu yarabirangije. iyo mvuga ngo yarabirangije, ibyari kuzaguciraho iteka. iyo tumusanga dusanga ateze amaboko, kandi yatwakiriye atwakirana ineza. bivuga ngo yatwambuye umwambaro wa kera atwambika umwambaro mushya. bwana asifiwe, haleluya. turi mu nzira igana mu bugingo. turamushimiye ko atigeze yemera ko ubuzima bwacu butambwa cyangwa se ngo dushake ibitambo uyu munsi tube tukirukanka inyuma y'inuma. bwana asifiwe, haleluya. uyu munsi tube tukirukanka. biravuga ngo iyo winjiraga ahera habanzaga igikarabiro, nyuma y'igikarabiro habaga ahantu hari ibitereko by'amatabaza. yesu ashimwe cyane. winjiraga ahera ukazava ahera winjira ahera cyane, ariko winjiraga ahera cyane yari umutambyi, haleluya. kandi nawe ngo bamuzirikaga urujegeri kugira ngo napfirayo baze gukurura. bivuga ngo kwinjira ahera ntabwo ari ibintu byari byoroshye, kandi umutambyi yinjiraga ahera atwaye ibyaha by'abantu bamaze gutamba ibitambo, hanyuma agatwara ibitambo byabo imbere y'imana yerekana ko batanze ibitambo bibakuraho ibyaha. hari igihe nawe yahageraga akahagera atera agapfirayo, haleluya. ariko uyu munsi twese twigera ku mana ikagusenga nshuti, igitambo cyarabonetse. kingura umutima wa kristo yinjire, yarabonetse, haleluya. isengere, egera imana, ikubita imbere, ihana ibyaha byawe, haleluya. niwe wenyine uhanagura ibyaha twakoze kandi akabikuraho by'iteka, kuko niwe gitambo cyacu gihoraho. yesu ashimwe cyane, haleluya. yesu
yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka dusome iki cyanditswe hanyuma nishaka nsoreza aho ngaho. Reka dusome Yohana wa mbere hanyuma ibice bitanu duhere ku murongo wenda wa mbere kugira ngo ibyo ushaka kuvuga byumvikane. Reka tuhasome. Haravuze ngo uwizera wese yuko yesu ari we kristo niwe wabyawe n'imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nawe. Iki ni cyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, niko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko yesu ari umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Biravuze ngo uku niko kunesha kwacu. Ntabwo tunesherezwa n'ibitambo bindi, ntabwo tunesherezwa n'ibyo dukora, ntabwo tunesherezwa n'ibyo tuvuga. Haleluya. Ahubwo kunesha kwacu kuri mu kwizera yesu kristo ko ari umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Biravuze ngo uwizera uwabyawe yizera n'uwamubyaye. Bamasifiwe. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo kristo, twebwe abantu bizera ko ari umwana w'Imana twamaze gucungurwa nawe kuko tubyizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. kandi uyu wamaze kwizera kristo ko ari umwana w'Imana yarangiza akabyarwa nawe, ntibishoboka ko yongera kubyarwa n'ikindi. Yesu ashimwe. Ntabwo ushobora kubyarwa n'ikindi. Umuntu avuka rimwe. Bivuze iki? Bivuze ngo ubwo twabyawe na kristo ari we gitambo kimwe kiboneka by'iteka, nta handi hantu na hamwe dushobora kuvuka. Yesu ashimwe. Nta nubwo bishoboka ko uwabyawe nawe yongera guhinduka umunyabyaha. Ahubwo niba uyu munsi ukiri umunyabyaha, bivuze ko utaravuka, ntabwo urabyarwa nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibyaha n'igicumuro ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo tukiri mu byaha bivuze ngo turacyari kwa Satani, ntiturava mu bwami bw'umwijima ngo twinjire mu bwami bw'umucyo, kandi ariwe gitambo cyabonetse. Birababaje kuba igitambo cyaboneka kubw'ubuzima bwawe, ariko uyu munsi ntiwemere icyo gitambo, ukaba ufite ibindi bitambo utamba. Birababaje ko umwana w'intama yakwitanga akaza ukabyumva ukanabyemera, ariko warangiza ukaba ufite ibindi bitambo wizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Reka dusome 18. Haravuga ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana w'Imana yabyawe amurinda, kandi wa mubi ntamukoreho. Reka dusubiremo. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha. Ahantu hari ihurizo. Tuzi neza yuko umuntu wabyawe n'Imana adakora ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ukiri mu byaha uba utarakavuka, iyo ukora ibyo Satani akunda uba utarakavuka, kuko ntibishoboka ko umuntu avuka inshuro ebyiri. Wavutse rimwe ubyarwa n'Imana. Ubwo wabyawe n'Imana birakwiye kugira kamere y'Imana, urakwiye kugira kamere y'ubumana.
uvugana kamere y'ubumana, ibyo ukora ubikorana kamere y'ubumana. Barasifiwe, haleluya. niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana ntabwo bishoboka ko yakongera gukora ibyaha. Yesu ashimwe, ngo kuko Imana imurinda muri ibyo byose. Yesu ashimwe, haleluya. tuzi yuko turi abana naho ab'isi bose bari mu mubi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. reka mubwire ngo umutima ukunda iby'isi, umutima urarikira iby'isi, rimwe na rimwe uba utaragera muri Kristo, kuko iyo uri muri Kristo uba icyaremwe gishya, ugira amarangamutima y'Imana. Barasifiwe, utekereza nk'uko Imana itekereza, uvuga nk'uko Imana ishaka, ugenda nk'uko Imana ishaka. Yesu, haleluya. niyo mpamvu uzabona umuntu ariganya mugenzi we. Kubera iki? amaso ye ntarakareba Kristo, amaso ye ntaragakizwa, ntabwo arava mu byaha. niyo mpamvu uyu munsi ushobora gufata icya mugenzi ukacyita icyawe kandi urabizi neza ko atari icyawe. ariko kubera iki? ukunda iby'isi, wafashe ibyawe ubyongeraho n'ibitari ibyawe. uyu munsi umuntu aragambanira mwene se. impamvu urimo gukora ibyo, uracyafite urwango rwo kwa Satani, ntabwo uragira urukundo rwa Kristo, kuko mu rukundo rwa Kristo harimo ineza, mu rukundo rwa Kristo harimo imbabazi, mu rukundo rwa Kristo harimo umugisha, mu rukundo rwa Kristo harimo gushyira imbere mwene so. haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bibiliya rero iravuga umurongo wa 20 ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu kuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. iyo nayo mwana w'ukuri, iyo niyo mwana w'ukuri n'ubugingo buhoraho. haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. kandi mu murongo wa 22 hakavuga ngo bana bato mwirinde ibisindisha, mwirinde ibishushanyo bisengwa. haleluya. nishaka soreza kuko usomye amagambo menshi, ariko nagira ngo mvugane nawe rero. biravuze ngo wamaze kuba umwana w'Imana, wizera nk'uko data ari we so. Yesu ashimwe. ntabwo rero bishoboka kuko igitambo cyabonetse, nta bindi bitambo by'ibyaha bibaho, nta bindi bitambo by'ubuzima bibaho, nta bindi bitambo byose ushobora kuzashaka kugira ngo ubuzima bwawe ushobore kubaho mu mahoro, usibye kwemera uwatanzwe kubw'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. biravuze ngo ntabwo bishoboka ko umuntu wabyawe n'Imana ngo yongera gukora ibyaha, ngo kuko Imana irabimurinda. bivuga ngo rero impamvu ukora ibizira bikabije ndetse cyane ni uko utari wizera ko wabyawe. ntabwo urabyarwa, uracyari inyuma y'urugo, ariko amahirwe ni uko wakwinjira. kabiri, abantu bose bakora ibyaha ni abasatani. Yesu ashimwe cyane, haleluya. kandi biravuze ngo bana bato mwirinde ibishushanyo bisengwa. uzi ko hari igihe umuntu akunda amafaranga cyane akita ngo yayasenze wayaramije, yahindutse ikigirwamana imbere yawe. wari uzi ko umuntu akunda ubuzima bwe cyane, akanga abandi, ibye byose akabyikubira, n'iby'abandi byose akabifata akabyikubira, yarangiza ibyo yikubiye bigahinduka ikigirwamana. haleluya. wari uzi ko umuntu akunda icyo ukunda buri munsi. biravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buba niho nyirabwo ahoza umutima. haleluya. niba ubutunzi bwawe bufite aho buba, ntabwo usinzira, ibitekerezo byawe niho biba, niho bibitse. haleluya. ndagira ngo twemere igitambo cyabonetse kandi tubyarwe n'Imana kugira ngo ushobore kutuyobora. Yesu ashimwe cyane. kuko ababyawe n'Imana ntibakunda iby'isi, banyurwa n'iby'Imana ibahawe. urasenga ariko ntunyurwa. haleluya. usoma ijambo ry'Imana ariko ntiriguhindura. ariko ni gute wasoma ijambo ry'Imana ntiriguhindure?
impamvu ritaguhindura ubisoma nk'imvaho. Ijambo ry'Imana iyo urisomye umwuka w'Imana araza akakwigisha ugahura n'igitsinda umutima, kandi bihora bibaho iteka ryose, uko bwije n'uko bukeye ijambo ry'Imana rihora ari rishya. Ndimo rero ndavugana nawe, narimo kuvuga ngo igitambo cyarabonetse, ni Yesu Kristo wenyine niwe gitambo kizima gishimwa.